70 years old man. Ganji bajyana menze sha yukuvuga urutini kugakura nk'ukuru henesha itonde nubwo rishaje ni iganje urumva igenza make igashaje simba nagiguye sako umuntu agiye kukubaza ukaza umutura iby'amakoti yawe ibyo biramureba bose muga sinkugira ngo bindeba ngagira va urumve tumbaza harimo amafaranga nta mafaranga It was at this moment. Oh my God. ntabwo n'abakagabo ntabwo n'amafaranga witonda rero mu bantu ugiye kubaza ibyo mbaza ngiye mu bantu sindimo ase ibintu byose umuntu azajya nakubaza araba ari amafaranga batari mageze kambaza vuba umva se wanangiye akazi urabizi neza se ntabwo nari mfite kujya kukanyirukanisha nsaba akazi kandi nanjye ko mfite gushaka kanyirukana uvuze ko uri umukozi wo mu rugo reka soko twabyita babyita vuba bahita akajya rugo umuntu ari bacitse njye kurebera handi hari amafaranga ubona nitanze yaba atangurisha ukunda bagutera abazi se wivuga ngo urangiye akandi kazi kandi ugushaka ko mu rugo niko nari mfite uburyo cyahita bicamo n'uwo kanzi nta kibazo kandi ngashiraho inyama hano ngaha mbone kurangira inyama sawa zigendana mu ntoki shiraho inyama nyine inyama bazigendana mu ntoki shiraho inota bitamuye ku kazi ko mu rugo none si ukuhemba 15 soro boshize iyo nyama shiraho inyama ngakora 15 ngaguha 5 ubwo zumva urumva ubwo ari ubwenge ubwenge burenze ubwose n'ubuhe kari ukumuhora mutwana n'abatu ubwenge burenze ubwo n'ubuhe ko nta bwenge ugira nawe mugihe se wawe ugiye kumira inyama urayimana uyimana igendere nushaka wivumbura ugende nzashaka ukamuranga